Yes, reka twongere tubasuhuze twizere ko mumeze neza mwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ntangiye guseka. Mwana muso dukurikira rero ikiganda kirangiza ra. Mwese mudukurikira twizere ko mumeze neza isi yose muherereyemo, haba bari muri Canada, Amerika, u Rwanda, hehe na hehe. Twizere ko mumeze bo. Hanyuma rero ni Nyurwa TV show niho turi uyu munsi nk'ibisanzwe. Ndi kumwe n'umukobwa, impamvu natangiye nseka muraza kuyimenya. Tugwaye ikaze baby. Murakoze cyane. Meze neza? Yego. Ibintu by'amafilime nabonye uri gukina se. Nicyo kintu cyatumye nseka kuko nasanze urimo acting ngeze n'umuntu witonze. Naze nuko ubonye kamera y'umunyamakuru bigenze bite? Kubwitonzi bise bwiyongera cyane. Byashoboka ko ari kamera nari mbonye. Nose gushutinga sinabonaga n'ubundi ari amakamera nk'igihumbi, kanuni kamwe amakamera nk'igihumbi yarimo abashutinga kutayatinye. Umunyamakuru biragoye cyane kugira icyo uganira nako kayo. Umeze neza ariko? Shani fresh na. Iyo ni bon. Kigali fresh. Cyane. Kigali se muri kwishoboza cy'abantu b'abakobwa ndabona unasa neza ariko. Unasa neza. Bisanzwe. Ushaka ufite umuntu uri kukwitaho ntabwo ibyo bintu ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari bya buri wese. Natwe tugerageza kwiyitaho uko tubishoboye. Bose abadasa ne yes mugereza kwitaho uko mushoboye nyine. Yego. Mu buryo nyine bwanyu. Yes, umeze neza ariko tu. Hanyuma tugusanze aha ngaha, amakuru mfite sinyivugira cyangwa urayamvugira. Impamvu nigize kubona ifoto na Bruce Melody kuri Instagram mu minsi yashize, mbona abantu bari gusakuza iki ndabata, ariko rero arashaka ko arimo akantu meze bitewe na Bruce Melody ubundi kuva ryari mubikora gute? Bruce Melody twakundanye kera hashize igihe kinini. Ngerageza gushakisha nimero ye ndayibura. Ariko yivuze ngo hashize igihe kinini, se ubwo ni ryari? Aciyeho nk'imyaka 3. Na 2019 gutyo 2020. Tubwire ufite ubwoba bwo gutanga amakuru ufite ariko ufite ubwoba bwo tubwira urukundo rwawe na Bruce Melody? Kuyavuga ntago Njye nese ndukeka ngira mubwire manzi nkubwire ko naje mfite amakuru kuri wowe. Njye nyibona irafoto kuri Instagram nese mbyibazaho. Uyu mukobwa ntahantu azwi cyane uretse wenda udufilime duke, ntago nyine ntago nyeba ngo ntago uri cyamamare, ariko nyine ntago ufite fame nyine ufite ntago ari kuri level nk'iya Bruce Melody niko nabyita. Ntago nyine abantu benshi bakuzi. Rero abantu bakubonye kuri Instagram baravuga ati se Bruce Melody se byagenze bite? Uyu mukobwa yamukuye ibintu ngibyo bizi ko Bruce Melody yakunze kugenda avuga mu bintu by'abakobwa rimwe na rimwe. Abantu bari gutanga comment iyo turamuzi kera bari kumwe yakina filime ibikenda, bati rero ibintu byo arimo akanda, bati ngomba guhiga ubwiye ahantu akuye contact za kugira ngo ahantu uri nikoye cyane. Urumva ko hari utuntu nkuziho ntutubeshye utwumbwira ngasanga nuze ndatwemera. Byagenze bite rero? Byagenze bite? Nagerageje gushakisha nimero yiwe ndayibura, nyine mpitamo kubyiyorera. Nahise mpitamo kubivamo. Si nimero y'icyamaro urashaka ukayibura gute? Buriya nanjye nasanze ntari kuri level ye. Washatse uroza wanyuze he? Ntabwo ndabyumva. Wayishakiye he? Byagenze bite? Gerageje guca no mu bandi ba star b'inshuti ziwe sinazibona. Kuko nta n'imbuga nyinshi nabagaho ngo mbashe kuzibona. Byabaye ngombwa nyine ko nzibura. Nca no kwa Irene nawe arazinyima. Murinda habise? Yego. Murinda habi yakwimye nimero ya Bruce Melody. Ebana yarayinyimye. Ubuse tubwire nk'ishusho ku byageze kugira ngo ugende use nk'ere nimero ya Bruce Melody ayikwima wamubwiye ngo iki? Kanjye nagiye ndambwira ati nkunda Bruce Melody cyane bikomeye pe. Kandi bamva nta n'undi muntu nakunda. Nari namufanaga cyane. Ambwira ati kwibona byansaba kwigererayo. Niyo mubonye nakubwira ati nta nimero ya Bruce Melody naguha. Yego. Nose Bruce Melody mwarakundanye koko? Twabaye inshuti bikomeye cyane. Niyo hari ubushute no gukundana buretse hano kuvuga bati bagiye bareka kubeshya koko. Bruce Melody mwarakundanye harashya?
cyane mwaranahatwitse ibyo byarabaye ariko byaribagiranye eh kurumva ko imyaka ishize atari mikeya nayo imyaka 3 ya kigese uri umunyeshuri cyangwa nari nyiri umunyeshuri aga muri segonderi Bruce Melody biranze byaje nose ubundi mwatandukanye gute ntabwo ntabwo ndabyumva neza mwatandukanye gute mwarakundanye mwatandukana undi mu buhe buryo nabonye ari icyamamare cyane kandi ngiye ntago nari nzwi kugera ku rwego rw'iwe nabyita nko kwisimbukuruza hanyuma uravuga uti uhisemo kubivamo byagenze bite nahisemo kubyihorera nyine nahisemo kubyihorera hanyuma se bigarukamo gute gushaka nimero ye urumva ko narabyihoreye na nimero nahise nshika intege yo kujya kuyishakisha wenda ndavuga nyine nyuma yo kumutandukanye wageze urabyihorera hanyuma igitekerezo kugira ngo ugaruke none ushakishe nimero ya Bruce Melody byaturutse he abaye icyamamare cyane twabonye abaye icyamamare cyane birenze nangira n'akantu k'ubwoba wubwo ukumva ko nawe ntabwo byabura kuguca intege Bwese niyo mara igihe kingana iki Bruce Melody mwakundanye nk'igihe kingana iki wenda twakundanye umwaka umwe harimo tubanze 12 bose wabwa nimero ya Bruce Melody nayisamira mu birenge tubwiye ngubwo tumubwira iki ng'umuntu umaze imyaka 3 mudahura banakwimye nimero ye nkahita nkuremera ngo ngoreza nimero ya Bruce Melody ubwo bibaye nabyiza wayima none ahangaha wahita ubigenza ute wamubwira ngo iki namusaba ko twahura ibindi byose twavugana namusaba ko twahura ikintu cy'ingenzi cyane ni uko mwahura yego nawe ibyo kuri telefone byo wambi nose Bruce Melody wamukunze umufana cyangwa ni urukundo rusanzwe naramufanaga cyane nkumva n'uturirimba ririmba tungwa neza tujyana muri modo neza mbese urukundo ruba rurahaje kuzi ko ari seriye wana ndi seriye da cyane rwari seriye cyane ubona ugiye kubijyamo hanyuma se nyuma yaho byanze na nimero kazibura wacitse intege byarangiye ntabwo ukizikeneye ntabwo ukizishaka nubwo byarangiye ariko nzibonye nazakira kuko n'ubundi ndacyamufana umufana wiwe okay akore kubiseka se byanga byakunda ikiganiro Bruce Melody azanakibona azakibona maze iminsi natwika turirimbo twa Bruce Melody ndatuzi cyane no kuturirimba ko turirimba se karimbo ka Bruce urumva ni umuntu wakunze rega hari igihe nakurimbira gutungura turirimbo twa Bruce Melody wibuka kumva wakaririmba nyine tu kujya na Melody akabanya atavuga ati nyamara kanya ugiye kumbwira ngo ndirimbe wavunongoye kabisa bisaba repetition y'umuntu wakunze ntabwo bisaba rero ugiye kudutubura ntabwo umuntu wakunze aba udafite indirimbo ye nimwe usa oya ndakuzizi ndazizi ariko so nta mudu wasanze nta mudu ndimo yo kuririmba wasanze ndimo ndakina filime nta mudu yo kuririmba nari mfite kandi niyo bansaba gukina filime ndimo kuririmba nabyo nari kubirepeta twimye ijwi ryawe mu ndirimbo za Bruce Melody ndari bimye kabisa hanyuma se mu rukundo mwari murimo igihe mwakundanaga ni nk'akahe kantu wibuka yakundaga kukubwira ukuvuga ati kano kantu gatuma iyo nkibutse Bruce Melody noneho ahita aza wese nk'uko wabibonye njye yakundaga kumbwira ati ko witonda cyane kubera iki kati buriya biragoye kugira ngo umuntu mukuremo ikintu kimurimo
ako niko kantu ujya wibuka bati akangaka Ya, rwose ikindi yari abizi ko nkunda n'umuziki cyane nubwo wansabye kuririmba nkaguhakana ariko kubyina ho ndabikunda cyane ushaka kubyina za ibyo dukora ariko wowe kubyina ndabikunda cyane ndanabikora ndetse wikundira ahantu hari umuziki gusa okay. ntacyo ubwo tw'iyi ndirimbo ya Bruce Melody nazo turakwima nimero tu ubwo nzazikura ahandi atari kuri mwebwe hanyuma se muri iyi minsi wenda tugusanze muri filime hugiye mu biki ni utuhe tuntu turi kuguhuza cyane uri kwitaho cyane kurusha ibindi byose ndabona unameze neza amafaranga arahari amafaranga ni gake gake ibintu muri Kigali birakomeye ya nibyo ndimo mvuga nyine birakomeye ariko dushakira ahantu hose umuntu akubonye arabona ko ufite amafaranga umeze neza n'izo filime dukina dushobora kuyakuramo hari ukuntu byagenze nk'ako kazi kacu rimwe na rimwe tuba twagiyemo ubwo tuba twakagiyemo ariko baduhamagara muri kano wadusanzemo ntabwo twakica gahunda ni ngombwa ko tuhita tuboneka kuko ngo amafaranga njye icyo nshaka kumva ko umuntu ukubona arabona ko ufite amafaranga kandi muri iyi minsi amafaranga arabuze niko ntabwo ari cyane ni uko nyine umukobwa wese aba agomba gusa neza niyo waba ukennye ntabwo uba ugomba gusa nabi none se uriba ukennye wabigenza ute ukennye wabigenza ute amafaranga yawe yakura umukobwa wese aba agomba gusa neza mu buhe buryo nyine hari abakubwira bati ese ko nta mafaranga ko nta bushobozi mfite ndabigenza amako nabo gunda yafite ariko se byanze tubwiza ukuri ufite cyangwa ufite oya tujye tuvugisha ukuri ngenda kubwiza ukuri njye nta muntu nyakuraho pe ngerageza uko nshoboye kose nkashakira hirya no hino ariko njye kumbona nsa nabi ni gake sinzi ko byaba byagenze akazi ako ariko kose uragakora akazi ako ariko kose ariko havuyemo akazi kamwe akazi ko ariko kose ariko akazi ni aka baby hari akazi kamwe ntakora kandi akazi kose wagakora gatanga amafaranga akazi kose bakoresha amaboko n'amaguru niko nashatse kuvuga ntabikora ko udakoresha amaboko n'amaguru ubwo ni akahe bagakoresha iki ubusobe ntabyo uzi tuvugishije ukuri bagakoresha iki kandi kuvugisha ukuri aho kazi utakoresha amaboko n'amaguru bagakoresha iki cyane ku bakobwa hari igihe ducika intege mu kazi dufite cyangwa se hashobora no kuba agakosa bakatwirukana ugasanga nigiriye muri wa mwuga wo kwicuruza njyewe nakuze ibyo bintu nakuze numva ko ibyo ari cyo byose ngomba kukihanakoresheje amaboko yanjye rero ntabwo nagira inama mugenzi wanjye tujya ku muhanda guhagararaho nibwo ubona amafaranga menshi niyo yaba makeya n'iryo tafari waryikorera ariko kari akazi ni kabi cyane nanjye ndagatinya niyo ntakena ute niyo naba nta kazi naba mfite ariko ikintu cyo kwicuruza abantu babikora se urababwira iki abantu babikora birambabaza cyane pe nubwo ntawe urimo wanjye ariko birambabaza ndabagira inama yo kubivamo pe kuko si ubuzima kwirinda biruta kwivuza sibyo ndabagira inama yo kubivamo ntabwo ari byiza gushidukira icyiza cyose ubonye ko ufite sharito biragaragara hari ibintu umuntu aba abonereka sharese wowe utubwize ukuri ntutubeshye ntuzane ikintu cy'igihuha rwose sibyo nta nubwo ngomba kumuhisha kuba mufite bwarahari arahari nubwo ari kure yanjye ariko ababizi ko mari nanjye mbizi abizi ko hari n'ibyo nahoze mvuga ubundi abizi ko hari icyo agomba gukora
twasanze ikina filime nibyo ariko izi filime ngo zirimo amafaranga buriya ku buryo umuntu yaza nkahita nza muri filime nanjye nkibonera kaje. sha biterwa nuko mwamamaye to biterwa. Hanyuma igitekerezo cyo gukina filime cyaturutse he, wabitangiye ryari? Inspiration yavuye nanjye ni akanyabugabo baneye niko nabyita, ubundi numvaga ntazabishobora, numvaga ntashobora guhagarara imbere ya kamera ngo ngire ikintu mvuga. Inshuti zanjye zarampamagaye numva nyine nishyiramo ko nabishobora, nagiye kubona bibaye kandi sinzacika intege no muri byo. wabitangiye ryari? So umwaka wari urangiye, umwaka urarangiye, tuvuge natangiye muri uriya mwaka urangiye. ujya kubitangira se wowe ubwawe wari ufite icyizere cyo uvuga ngo hari aho umaze kugera kubera filime, hari impinduka zakubayeho kubera filime mu buryo bwa financial, mu buryo bw'iyo fame? duha ishusho yawe utangira na duha ishusho kugeza ahangaha. Yego, icyo nakubwira cyo filime iratwigisha, filime dukuramo ibintu byinshi kandi byo kwiga. Nanjye nagiye kuyikina kuko nakundaga kuzireba cyane filime z'inyarwanda, nkumva ziranyigisha cyane mu tuntu twinshi pe, nanjye numva nabigana, birangira bibaye. ndashaka kumenya nyine mu buryo buri financial kugeza ubu ngubu filime ni iki ubona icyo yamfashije. ngo ntacyo ubwo uri guseka ntacyo gute ntacyo, urabona nsa nabi se? Ntabwo nsa nabi. nubwo filime iri kukwambika fresh, filime niyo iri kunyambika, niyo iri gutuma nsa gutya. niba ngo ni akazi warangira umukobwa uri hano hanze wicaye kumwe ati vayo ujye muri filime ukore. Filime nshobora kuyirangira mugenzi wanjye. Yego, abantu dukurikiye nizere ko abana barabuze akazi azabahereze kabisa. Nta kibazo. Hanyuma tumaze igihe gito dusoje 2022, ni cyo kintu wibuka muri 2022 tuzigera wibagirwa? Ikintu nibuka, ntazigera nibagirwa. Ikintu kimwe ntabwo usabye byinshi, ni ikintu kimwe niba haranahiye. Njyewe ntabwo navuga ko hari hahiye, uriya mwaka urangiye nari nishimye ariko byaje kurangira warangiye mbabaye ku buryo utabyumva. Tubwire rero byagenze bite? cyane turagaruka kuri cya kintu cy'umukunzi wambashije. Nta kibazo. Umukunzi wanjye yarambabaje cyane, numvaga tugiye nko gusozanya umwaka tumeze neza, ariko nkubwiye uburyo warangiye nawe byatuma ndera. Gute icyo nicyo kintu muri nshaka kumva neza. Ngira emosiyo cyane, byantera kwita mbyibuka byose. Impamvu waje icyo kibazo maze kukibaza abantu benshi, ndashaka kumenya ubundi iyo umaje buri icyo kintu gise kikuzamo gutyo byanga byakunda kibaye gifite intention muri wowe. Hari wambwiye ngo wowe ngo 2022 ikintu yibukamo ngo nuko yujeje mwaka 2022. Urumva donc ese mva ko nyine hari ikintu we kuriwe kiyongeyeho, wowe ndumva hari ikintu shoko cyaravuyeho. Mwaratandukanye byagenze biti? Ntabwo turabyumva neza. Nubwo biba atari ngombwa kuri kamera, ariko reka mubwireho dukeya. Ikibazo nari nagiye mu ntara, mvuyeyo nza navuga bariho naruhukiye, ariko ntabwo byagenze neza. Byabaye ngombwa ko ngenda, byabaye ngombwa nanika mbwira ngo genda, mu kugenda sinagiye, nabaye hafi aho ngaho.
mu masaha ya saa munani y'ijoro nagiye kumva igipangu baragifunguye nongeye nagiye kwisha mu gikoni kugira ngo ndebe ibintu bigiye kubera ahangaha bitari bisanzwe numva umutipe abwiye umusisita ati genda neza aho haranyerera inshuti yanjye nagiye mu rugi ndahengereza mbibonye nakubiswe n'inkuba ati uyu ni wa muntu tumaranye amezi angaya yose akamemukira umwaka ugiye kurangira mu kugenda ntiyarazi aho naraye ntazi nimba narayanze cyangwa ako ntabwo narara hanze bitumvikana mu gitondo cya kare nabyutse nicara ku muryango we umutipe namubonye asohoka igipangu agiye nanjye ndasohoka nicara ku muryango tipe aragaruka mu kugaruka uzi icyo yakoze yahise akanda kuri fone ngo shungo fungura n'ingewe kubwira umusisita uri mu nzu byarambabaje ku buryo utabyumva nabuze n'icyo nkora abona umujinya wanyishe sisita ajya kuri tuwarete umutipe aramuherekeza nimba yumvaga ko hari icyo nakora njyewe nigirira umujinya mubi buriya yari yabibonye sisita koga akamuherekeza ahubwo se inshuti yanjye wanshyize ku ruhe rwogo uri kubona nakora iki mureke yijyane kandi ubundi yizaye nabwo se iyo umbwira ko ufite umushyitsi ngashaka byonyine ahantu naba ngiye nkaza kugaruka yagiye ni ngombwa gusohora umuntu amasaha yaya nijoro tipe ndamwibara kuko n'ubundi nasanze nta gahunda afite nanjye mpitamo gukura mwaratandukanye byararangiye twaratandukanye byararangiye aramutse saje agasaba imbabazi byagenda bite tuvuge akaza akemera amakosa akakwereka ibintu byose hanyuma agasaba imbabazi wabyakira ute biragoye kugira ngo umuntu agusore isaza nijoro ntabwo wamubabarira nakubabarira ariko ntabwo twakomezanya nakukubabarira nakubabarira natwe twarababarira ngiye uko mbitekereza urumva ni kese nyine yabayeho ariko ntekereza ko aramutse aje akavuga ati amakosa yarabaye byagenze gutya na gutya akakwereka kote zose numva wamwumva niba ari umuntu mwari musanzwe mukundana kuko n'ubundi ntekereza ko niba haranahiye ushobora gusanga harashya gutanabizi njye nawe twabanye mu bibi no mu byiza mu byishimo ku buryo ahantu hose twarasohokanaga n'undi mukobwa yabashaga kuba yafata ngo basohokane nanjye abaga nzi ko n'undi mutipe bamugana ngo dusohoke mwemerere reka reka ntabwo byari kubaho twabanye mu byishimo ni nacyo kintu nazibagirwa ntabwo nabyibagirwa umuntu twahuye umwaka ugiye kurangira tukaba twari tugiye no gusozanya n'undi ibaze guhura kuri bonane ikongera yari igiye kugera turi kumwe ariko ntabwo byabaye ngombwa aramusaje rwose agasaba imbabazi wakujeho ntabwo bapfa kubyemera donke aje namubabarira ariko ntabwo namubabarira ngo dusubire mu rukundo njye nawe nose kubera iki tutamubara ngo musubire mu rukundo ntabwo ndi kubyumva yarambabaje cyane ku buryo utabyumva ntabwo ari bwo bwa mbere twaragiye n'ibyo twahoramo se uzi ikosa yagukorewe ntabwo wari urimukoreye wenda ikosa yankoreye njyewe waramutse nsanze iwanjye cyangwa akazi iwanjye akamara nk'iyo minsi ingahe cyangwa icyumweru nkaba nzi yuko undi mutipe agiye kuza kunsura nambwatumva inshuti yanjye bihagarike mfite umushyitsi ukomeye ariko ntabwo usohoye nijoro saa yine za nijoro biragoye birumvikana ni kese yabaye ntekereza ko nyine buri wese ashobora kunyuramo ariko mu buzima nyine birashoboka cyane hanyuma twigarukire kuri filime yawe rero ubu ngubu urabona turi kugana ku musozo nyine ni ikintu watubwiye ko wenda wahereza umuntu nk'inama yo kuza kubikora ni iyihe target ufite muri 2023 ushaka kugeraho muri kazi kawe target
mfite rero niyo kumva tageti mfite niyo ndi kumva ari nk'iyo kuva kureka gukorera abantu nanjye nkikorera bitewe n'aho ngeze uko nabivuga. ngo donc ugeze kuri target yo gufungura ibyawe ukaba Njye owner. nicyo gitekerezo mfite muri njyewe cyane. Okay, igitekerezo cyiza. Ja, reka tugushimire rero kuri kino kiganiro tugiranye. Sinzi niba hari icyo wumva wabwira abantu badukurikiye mbere ko dusoza. Sha icyo nabisabira ni ukudukurikirana nyine mbuga nkoranyambaga hose ducaho bagakora like na subscribe cyane, bagakurikirana filime Akumiro seri. Yes, reka tubashimire rero Murakoze.